Alright, twongeye kubashimira tunabaha ikaze kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube, aho tugenda tubagezaho inkuru, amakuru ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye biba bikigezweho, biba bivugwa hano mu Rwanda iwacu ndetse no hanze y'u Rwanda, ndavuga i Bwotamasimbi. Tubagezaho inkuru zigiye zitandukanye, haba muri politike, entertainment, muri siporo n'izindi nkuru nyinshi ziba zitandukanye. Ni amakuru aba yizewe, amakuru aba atari ivumbi gatanu ku kandi, dukora ku binyamakuru bigiye bitandukanye, haba ibikorera hano mu Rwanda iwacu tuzi byamamaye cyane, ndavuga nka Mama Rwagasabo, Kigali Today, Igihe.com n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye, bigenda bitangaza inkuru zigiye zitandukanye. Noneho twihuse rero mu nkuru tuje kubabwira aka kanya nk'uko mwabibonye kuri cover y'iyi video, ni inkuru ishimishije cyane, ni inkuru yashimishije Abanyarwanda bose muri rusange, by'umwihariko cyane cyane abakunzi b'aba bahanzikazi tuzi nka Vestine na Dorcas. Ni inkuru rero ishimishije tugiye kuba twabagezaho, yiriwe ivugwa kuri uyu munsi wa none, ariko ni inkuru utasanga ahandi, ni inkuru wasanga kuri uyu muyoboro wacu wonyine wa YouTube, ariyo Trending News. Niyo mpamvu tugusaba rero gukanda subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'inkuru ndetse n'ibindi bintu byinshi tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Ni inkuru twakoreye by'umwihariko ku rubuga rwa Instagram rwa Vestina. Ni inkuru aho nk'uko mubonye kuri cover y'iyi video, tugiye kuvuga ku kintu cy'ingenzi, Vestina na Dorcas ndetse n'umugabo wa Vestina Idrissa, baje gukorera nyina wabo cyangwa se nyirabukwe wa Idrissa. Ni ikintu gikomeye cyane, aho baje kumukorera surprise, bamuha impano ikomeye cyane, impano y'imodoka, aho byatangaje abantu benshi bigashimisha ndetse n'abantu benshi, ndetse by'umwihariko n'uyu mubyeyi w'aba bana bikaba byamushimishije cyane cyane, nawe akaba yagize icyo abivugaho. Byose turaza kuba tubibanyuriramo kuri uyu muyoboro wacu wa Trending News. Wowe icyo tugusaba ni ugukanda subscribe, share ndetse na comment, kugira ngo utazajya ucikwa n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye tugenda tubagezaho. By'umwihariko muri iyi minsi urasabwa gukanda subscribe kugira ngo utazacikwa, by'umwihariko n'ubukwe nyirizina butegerejwe kuri tariki 5 z'uku kwezi, ubwo ndavuga azaba ari ku munsi wo kuwa gatandatu. Ni ubukwe buzabera hari i Kigali. Wowe ugiye wakanda subscribe uzaguma uri update ku nkuru nyinshi zigiye zitandukanye, by'umwihariko zizaba zivugwa kuri iki gikorwa cy'ubukwe cyangwa se kuri uyu muhango w'ubukwe bwa Vestine ndetse n'umugabo we Idrissa. By'umwihariko turagaruka cyane kuri uyu Vestina na Dorcas. Ni abana, ni Abanyarwandakazi bamenyekanye cyane muri muzika nyarwanda. Ni abana bigaruye imitima y'abatari bakeya hano mu Rwanda iwacu, bitewe n'impano bafite, bitewe n'impano ikomeye cyane bagiye bagaragaza binyuze mu bihangano byabo by'indirimbo, aho baririmba indirimbo zizwi nka gospel. Ni indirimbo nziza, ni indirimbo zo kuramya Imana zagiye zikundwa n'abakristo batari bakeya hano mu gihugu cy'u Rwanda, bityo bigatuma aba bana baza kuba abantu bakomeye cyane, baza kuba ibyamamare, by'umwihariko mu isi ya muzika. Ni abana bivuga ko bavukiye hariya mu karere ka Musanze, aho baje kwimukira mu mujyi wa Kigali bitewe n'impano ikomeye yabo baba bafite cyane, kugira ngo bajye babona uburyo bakora by'umwihariko umwuga wabo wo gusakaza ubutumwa bwiza binyuze mu ndirimbo. Ni abana ubona ko bafite imigisha myinshi cyane, aho abantu bamwe na bamwe bagenda bashimangira ko ari uko bakorera Imana, kandi by'umwihariko ko ntago wahitamo gukorera Imana ni nk'uko bivuga ngo wikorere amaboko. Rero aba ni abana bahawe impano ikomeye cyane, ari nabyo Abanyarwanda bagenda bashingiraho bakavuga n'uburyo uyu mugabo wa Vestina ari impano ikomeye cyane uyu Vestina yagize kubona umugabo mwiza nk'uyu nguyu, by'umwihariko nk'aho abantu bamwe bagiye batandukanye tugenda dushingira ku kintu cy'uko bigaragara ko uyu mugabo afite amafaranga, cyangwa se mu muryango w'uyu mugabo, nk'uko twabimenye neza ko aturuka hariya mu gihugu cya Burkina Faso. Bivuga ko uyu muryango w'uyu musore ufite amafaranga menshi cyane, bikaba bivuga ko ari amahirwe kuri Vestina ndetse na Dorcas murumuna we. Bivuga ko rero uyu musore cyangwa se uyu mugabo wa Vestina yakoze ikintu gikomeye cyane, ari kumwe n'uyu mugore we cyangwa se ari kumwe na Vestina, kugira ngo
baze gutungura nyirabukwe, baze gutungura mama wabo, bamuhereza imodoka nziza cyane, imodoka ihenze, imodoka iri mu rwego rwa vewiti. Ni inkuru yagiye ikwirakwira cyane by'umwihariko ku rubuga rwa Twitter nk'uko twabibabwiye ndetse na Instagram. Ni inkuru bivuga ko iyi mpano bahaye uyu nyirabukwe ari impano ikomeye cyane, ihagaze amafaranga arenga miliyoni 80 y'amanyarwanda. Ni imodoka ihenze cyane, ni imodoka ihenze cyane, ni imodoka igendwamo n'abantu batoroshye, bivuga ko rero ari cyo kintu bahisemo kumukorera mbere y'ubukwe bwabo, nk'uko twabibabwiye buteganywa ku munsi wo kuwa gatandatu, nk'uko twabibabwiye azaba ari kuri tariki eshanu z'uku kwezi kwa karindwi. Ni nyuma y'uko mu minsi yashize nabyo twagiye tubibona cyane, aho bakoze ubukwe mu murenge, bwari ubukwe bwiza cyane, aho bemeye kubana imbere y'amategeko. Rero n'ubundi ku munsi wo kuwa gatatu nk'uko twabibabwiye azaba ari umuhango w'ubukwe bwabo, aho bazaba bihamiriza imbere y'Imana ndetse n'abantu muri rusange. Rero uyu Vestina yagiye avuga byinshi ku rubuga rwe rwa Instagram by'umwihariko, aho yapostinze ifoto ya save the date, ndavuga ifoto igaragaza amatariki nyizina ubukwe buzaberaho, aho yavuzeho byinshi, akavuga ko n'abanyarwanda mwese muri rusange by'umwihariko abakunzi babo, abantu mwagiye mukunda ibikorwa bye, mutumiwe mu munsi mwiza nk'uriya, cyangwa se mutumiwe kugira ngo muzagende mwifatanye nawe mu byishimo bizaranga uriya munsi wo kuwa gatandatu, ndavuga ku itariki eshanu. Azaba ari umunsi ukomeye cyane, niyo mpamvu yishimiye gutumira by'umwihariko abakunzi be ndetse n'abanyarwanda bose muri rusange. Yavuze ko nta muntu uhejwe, ariko bivuga ko hari n'ibindi byinshi byagiye bivugwa n'abantu bagiye batandukanye, ndavuga nka manager wabo uzwi nka Irene Murindahabi, aho bagenda bapanga uburyo umunsi wabo w'ubukwe uzaba umeze, aho bivuga ko nubwo abantu bose batumiwe atazaba ari umuntu wese wemerewe kujyayo, cyangwa se ari umuntu wese ariko wujuje ibisabwa, kandi ibisabwa nta bindi ni ukugaragara neza gusa kugira ngo ubukwe bwabo buzabe bufite ishusho nziza, cyangwa se nawe ugomba kubyitaho niba wahisemo kujya kumushyigikira by'umwihariko kuri uwo munsi, ukaba ugaragara neza kugira ngo utazateza ishusho mbi ubukwe bwabo. Rero yakomeje avuga ko by'umwihariko abanyarwanda mwese mutumiwe kuri uriya munsi. Rero turabashimiye rero mwebwe twabanye, ni inkuru twababwiraga ku nkuru ishimishije, aho twagarukaga cyane by'umwihariko ku mpano yaje guhabwa uyu mumama w'abana babiri, ndetse akaba ari nawe nyirabukwe wa Idirisa, umugabo wa Vestina. Ni impano yagenewe n'aba bana be, impano ikomeye cyane, impano yamushimishije. Turaza kugenda tubabwira byinshi kuko ni inkuru yari yitabiriwe n'abantu benshi cyane, harimo ibindi byamamare bigiye bitandukanye ndetse n'abanyamakuru bagiye batandukanye baba bahari. Hari amafoto yagiye afatwa, nabyo turaza kubibereka nyuma yaho. Wowe icyo tugusaba ni ugukanda subscribe kugira ngo utajya kure y'amakuru, kugira ngo ubashe kuguma natwe kuri uyu muyoboro wa Trending News. Ciao ciao, turabashimiye mwebwe twabanye muri uyu mwanya, Imana ibahe umugisha kandi mukomeze kugira n'ibihe byiza. Ciao ciao.